Ndabashimiye ko muneza amatwi. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo ese niba umugabo yemerewe gushaka abagore barenze umwe, umugore we ntago yemerewe gushaka abagabo barenze umwe. Ariko se ubundi gushaka abagore benshi ku Mukiristu ni icyaha? Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro turaza kwifashisha Bibiliya nk'igitabo cy'iyobokamana. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Bahaye ikaze. Bibiliya nk'igitabo cy'umurongo ngenderwaho ku myitwarire y'Abakristu igaragaza ko gushaka umugore umwe ari gahunda yashyizweho kuva kera. Ibi ngibi byanditswe mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 24. Haranditse ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina maze akomatana n'umugore we, bombi bakaba umubiri umwe. Uyu murongo werekana neza ko gushaka umugore umwe iyi ngiyi ari gahunda yashyizweho n'Imana kuva kera. Nubwo tugiye kwifashisha Bibiliya nk'igitabo cy'iyobokamana, muri Bibiliya hari abagabo bavugwamo benshi bagiye bagira abagore benshi bagiye batandukanye. Ahangaha twasangamo nk'uwitwa Aburahamu, Yakobo, Dawidi ndetse na Salomo. Ariko ni ngombwa kumva ko ibi ngibi byari ibihe bidasanzwe, aho Abisiraheli cyangwa se Abayisiraheli bashoboraga kugira abagore benshi nk'umuco cyangwa se ku mpamvu z'ubukungu. Nubwo Salomo yari afite abagore benshi, Imana yagaragaje ko bidashimishije kubera ko byagize ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwe bwo mu mwuka ndetse n'ubuzima bwe bwo hanze. Mu gitabo cy'Abami ibice 11 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4 handitse ko Salomo yari afite abagore b'imfura 700 n'ab'inshoreke 300. Hano bivugwa ko Salomo ngo abagore be baje kumuyobya umutima. Ngo Salomo igihe yari amaze gusaza, abagore be bamutwaye umutima maze ngo akurikiza izindi mana cyangwa se akurikira izindi mana. Ibi ngibi ngo byaje gutuma umutima we uhagarika ibyo gutunganira Uwiteka Imana yamuremye. Abahanga mu by'imyemerere bavuga ko ubuzima bwa Salomo ari isomo ryerekana neza ingaruka zo kurenga ku mabwiriza y'Imana. Gushaka abagore benshi ngo byatumye Salomo atandukira inzira y'Imana, noneho ngo ibi ngibi biganisha ngo kwiyongera k'umubabaro mu muryango we. Mu biganiro by'imiryango n'amadini muri iki gihe, abenshi bagaragaza ko gushaka abagore benshi ngo ari ikibazo cyateza ikibazo mu ngo, ngo ni ikibazo cyateza ibibazo mu ngo. Umwe mu banyamadini yaragize ati gushaka abagore benshi bitesha agaciro umubano wa nyawo hagati y'umugabo n'umugore. Aya ngaya ni amagambo yavuzwe na bamwe mu bashakanye. Ku rundi ruhande hari abagaragaza ko mu muco gakondo gushaka abagore benshi ngo byabaga bifite akamaro. Ibi ngibi ngo bikunze kugaragara mu muco wa Afurika, aho gushaka abagore benshi byashoboraga gufasha ibikorwa byo guteza imbere imiryango cyangwa se gukemura ibibazo by'ubukungu. Mu mico ya none cyane cyane hano muri Afurika, cyane cyane mu bihugu byateye imbere, gushaka abagore benshi bikunze kugaragara kubera amategeko, imyizerere y'amadini ndetse no guha agaciro uburinganire bw'umugabo n'umugore. Mu bihugu bimwe bya Afurika bigiye bitandukanye harimo n'ibyo muri Aziya, hari aho bigikunda kwemerwa mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se mu muco, ariko ingaruka zigaragarira mu buryo bwo kwiyongera bw'amakimbirane n'ibibazo by'ubukungu. Mu kiganiro kimwe cyabereye mu muryango umwe w'abashakanye tutagiye kurondora amazina yabo, umwe yaragize ati iyo umugabo ashatse umugore umwe ngo ibyo ngibyo bituma urugo rwe rugira ituze kandi ngo abana ngo bakagira urukundo rwa kibyeyi rukwiye. Undi wivugiye ko ari mu murongo wa gakondo yavuze ko gushaka abagore benshi ngo hari abo bifasha kubaka umuryango mugari, ariko nabwo bigasaba ubushobozi n'ubuyobozi. Bibiliya nk'igitabo cy'iyobokamana ivuga byinshi ku birebana no gushaka abagore benshi cyangwa se abagore bagiye batandukanye, kandi ibitekerezo byayo bishingira ku mategeko, amateka n'inyigisho zijyanye n'umubano w'umugabo n'umugore. Reka turebere hamwe ingingo z'ingenzi Bibiliya ivuga kuri iki kibazo.
Hano turahera mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2 umurongo wa 24. Handitse ko Imana yashyizeho ko umugabo agomba gushaka umugore umwe. Haranditse ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina maze akomatana n'umugore we, bombi bakaba umubiri umwe. Ibi ngibi byanditse mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2 umurongo wa 24. Hari ingingo z'abantu bagiye bagira abagore benshi muri Bibiliya, nubwo bitavuze ko Imana yashimishwaga n'iyo myitwarire. Hari umugabo uvugwa muri Bibiliya bamwita Aburahamu. Uyu nguyu yashatse uwitwa Sara, ariko nyuma ngo yaje kurongora uwitwa Hagari ngo kubw'impamvu zo kubona urubyaro. Ibi ngibi byanditse mu gitabo cy'Itangiriro ibice 16. Hari undi witwa Yakobo. Yakobo yashatse abagore babiri, harimo witwa Leya n'uwitwa Rasheli cyangwa se Rachel. Uyu nguyu ngo yamushatse kubera ibibazo byo mu muryango. Byanditse mu gitabo cy'Itangiriro 29. Undi yitwa Dawidi. Dawidi nawe bivugwa ko yarongoye abagore benshi, ariko ngo bigira ingaruka zikomeye, harimo no guteza amakimbirane mu muryango. Ibi ngibi byanditse muri Samweli 2 umurongo wa 11. Hari undi witwa Salomo. Salomo yari afite abagore benshi cyane, bivugwa ko yari afite abagore 700 n'inshoreke 300. Ibi ngibi ngo byaje kumufiramo kuva mu nzira y'Imana, kubera ko ngo abagore be bamushutse mu myizerere, bibagirwa Imana ye. Ibi ngibi byanditse mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 11 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Izi ngero zo muri Bibiliya zerekana ko kugira abagore benshi byari ibihe bidasanzwe mu mateka, ariko ntibivuze ko byari byemewe cyangwa se byashimishaga Imana. Bibiliya irushaho gushimangira ko umugabo agomba kuba umugabo umwe n'umugore akaba umugore umwe. Ibi ngibi byanditse muri Matayo ibice 19 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Muri Matayo 19 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6, Yesu yavuze ko Imana yaremye umugabo umwe irema n'umugore umwe kugira ngo bombi bagire umubano wihariye, kandi ntawe ukwiye kubatandukanya. Ibi ngibi byanditse muri Bibiliya. Muri Timoteyo 1 ibice 3 umurongo wa 2, Pawulo yavuze ko umuyobozi mu itorero kandi agomba kuba umugabo w'umugore. Ni ukuvuga ngo nta muyobozi w'itorero ugomba kuba ari ingaragu. Hano yashimangiye ko ari urugero rwiza rw'imyitwarire. Bibiliya igaragaza ko gushaka abagore benshi ngo byazanye ingaruka mbi zigiye zitandukanye n'amakimbirane mu muryango. Urugero rwa Yakobo, aho abagore be harimo witwa Leya ndetse na Rasheli bagiriranaga ishyari rikomeye cyane hagati yabo. Ibi ngibi byanditse mu gitabo cy'Itangiriro ibice 30 umurongo wa 1. Gushaka abagore benshi kandi ngo bituma umuntu ata inzira y'Imana cyangwa se akava mu murongo w'Imana. Hano baduhereza urugero rwa Salomo. Salomo bivugwa ko yavuye ku Mana ye ngo kubera abagore benshi bamusabye gusenga ibigirwamana. Byanditse mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 11 umurongo wa 4. Uyu munsi twifashishije Bibiliya nk'igitabo cy'iyobokamana, kubera ko Bibiliya iduha urugero rwo kwirinda gukora ibihabanye n'iby'Imana ishaka cyangwa se n'iby'Imana yategetse. Nubwo abantu bafite uburenganzira bwo guhitamo, umugabo n'umugore bagomba gukundana, bakubahana, bagafashanya, kandi bakaba umubiri umwe nk'uko Bibiliya ibyigisha, nk'uko Bibiliya ibivuga. Mu by'ukuri nubwo abagabo bamwe muri Bibiliya bagiye bagira abagore benshi, icyo Imana ishimangira ni uko gushaka umugore umwe ari byo bigaragara nk'amahame nyakuri yo kubaka urugo rufite amahoro kandi rugendana no gushaka kw'Imana. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro mbashimira kuba mukurikira. Nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Ndabashimiye. Mwibuke gukanda subscribe cyangwa se s'abone mu rurimi rw'Igifaransa kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane.